Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi tushima Imana cyane ko ngiye kutugeza mu gitondo cyiza cy'umugisha cyo kuri itariki ya 8 ku kwezi kwa 9 umwaka 2024. Imana ishimwe rero, ni umunsi mwiza w'icyumweru kandi ni icyumweru cy'umugisha kuko tugiye kuganira n'ubundi ku ijambo ry'Imana. Turaganira rero n'ubundi ku gice cya 8. Turacyari kumwe n'ubundi Mwiseneza Chrysostome mwene so. Tugiye kuganira ku gice cya 8 cy'iki gitabo cyakozwe n'intumwa, tuvuga amagambo meza y'Imana. Tugiye kuvuga uburyo abakristo barenganyijwe nyuma y'urupfu rwa Stefano twabonye ku munsi w'ejo. Nyuma y'urupfu rwa Stefano rero habayeho akarengane k'itorero. Nibyo tugiye kureba byabayeho nyuma y'urupfu rwa Stefano, kuko ku munsi w'ejo mu gitendo cy'ejo hatambutse twabonye Stefano bamwicisha amabuye, apfa neza nk'umuntu w'Imana, apfa ahamya gukomera kw'Imana, apfa ari mu mbaraga z'Imana, apfa yuzuye umwuka wera, ndetse ngo abantu baramurebaga bakabona mu maso ye asa n'ahamarayika. Agiye gupfa yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo Mana, ngo aba bantu ngo nubabareho urubanza, ngo kuko ibyo bakora ntibabizi, ngo nubabareho icyango kuko ibyo bakora batabizi. Haleluya. Rero ibyabayeho ngibi, reka dusome ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Wereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu. Bose batatanira mu bihugu by'Yudaya n'i Samariya, keretse intumwa. Abantu bubahaga Imana bahamba Stefano, baramuborogera cyane. Ariko Sawuli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose, agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Akarengane karakomeje, akarengane kabamwe imbaraga zidasanzwe, imbaraga zikomeye z'abadayimoni, imbaraga zikomeye zaturutse ikuzimu kugira ngo zirwanye itorero. Ariko reka mbabwire, ikintu cya mbere cyatumye aka karengane kabaho, icya mbere ni uko aba bantu bavugaga Kristo bashize amanga. Nta kindi kintu babahoraga, ntabwo ari uko basengaga, ahubwo nuko basengaga bagasenga mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite imbaraga, izina ridasanzwe, izina abantu bangaga, izina abantu batumvaga. N'uyu munsi wa none iryo zina riracyagwanywa. Abantu ntabwo bose barikunda, ntabwo abantu bose baryemera, kuko ni izina rikomeye cyane, ni izina rifite imbaraga. Iryo zina rero kuba bararyigishagamo nicyo cyatumaga abayuda bagira ishari, abayuda bakumva mu by'ukuri badashaka kubyumva. Icya kabiri ni uko abantu bamwe babumvaga ari benshi, itorero ryagendaga ryaguka cyane, bakabazwa rero nuko abantu bava mu bayuda bagakurikira intumwa, bakajya mu itorero ry'intumwa. Iri torero rero ryasaga naho ari itorero ry'inzaduka, nicyo cyatumaga abantu barirwanya cyane. Ikindi gikomeye cya gatatu nuko ryari itorero ryuzuyemo umwuka wera. Imbaraga za mwuka wera zakoreraga muri ya torero mu buryo budasanzwe. Imbaraga z'Imana zakoreraga muri ya torero mu buryo budasanzwe. Indwara zarakiraga, ibimuga byarahagurukaga. Ole kesi le bonne centro legre. Hari harimo urukundo n'ubumwe, byatumaga rero abayuda bagira ishyari, bigatuma mu by'ukuri abafarisayo bagira agahinda kenshi, kuko babonaga ibintu biri gukorerwa mu itorero ry'intumwa ari ibintu bidasanzwe. Izo mbaraga zakoraga mu itorero ntabwo zari zarigeze zibaho, ntabwo zari zarigeze zigaragara kuva mbere hose, kubera ko byari ibintu bikomeye cyane kandi bidasanzwe. Ibyo byatumaga babanga cyane, bakabarwanya, bakabahurikira. Filipo rero nako
uyu mugabo Stefano amaze gupfa, abantu baratatanye kubera ko akarengane kakomeje kuba kenshi. Ikindi kintu gikomeye cyane cyatumye abantu batatana nuko ryari isezerano ry'Imana. Ryari isezerano ry'Imana, ntabwo abantu babikoze mu bwiza, ahubwo babikoze ku kibi. Kristo yari amaze kubabwira ngo imbaraga za Mwuka Wera zizaba muri mwebwe, kandi muzahabwa imbaraga zidasanzwe. Mwuka Wera namara kubamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya, kandi muzampamya kuva i Yerusalemu, mugende mugere i Yudaya, mukomeze i Samariya, mugende mugera no ku mpera y'isi. Abantu rero bari bakomeje kwibera i Yerusalemu, banezerewe bibera i Yerusalemu, bavuga ngo niko bimeze, tugomba kwibera ahangaha, abanyamahanga batabitayeho. Imana rero ikoresha ubwo buryo kugira ngo abantu batatane, ariko bajyane ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo we aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya, ababwiriza ibya Kristo. Abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye, bamwitayeho, bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Filipo rero we yaramanutse ajya i Samariya. I Samariya rero yaragiye avuga ubutumwa bwiza, avuga imbaraga z'Imana, avuga gukomera kw'Imana. Haleluya. Avuga gukomera kw'Imana, avuga ibyiza bya Kristo, avuga uburyo Kristo ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza, arabivuga. Ab'i Samariya nabo barakizwa. Ariko ngo hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni, wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya, akita ukomeye. Hari umuntu wari warigize igihangange, ni amagambo dusanga ku murongo wa 9, wari warigize umuntu udasanzwe, ngo yakoraga ibitangaza ariko ntabikore mu izina rya Kristo, ngo yari yarigize umuntu ukomeye. Abanga baramwumvaga cyane, baramwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje niwe bari bitayeho. Uyu muntu niwe imbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Uyu muntu bamwitaga imbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Mbese ni ukuvuga ngo yari yarabaye nk'ikigirwamana muri uwo mudugudu w'i Samariya. Cyatumaga bamwita ko ari umuntu ukomeye nuko yakoraga iby'ubukonikoni. Ntabwo ari uko yari afite imbaraga z'Imana zari zimuriwe, ahubwo yakoraga iby'ubukonikoni bigatuma bamwita umuntu ukomeye. Ariko amaze kwizera ubutumwa bwiza, Filipo ababwira iby'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore, na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo. Abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye, arumirwa. Haleluya. Uyu mukonikoni rero, ubwo abantu bumvaga ubutumwa bwiza, ubwo abantu bumvaga imbaraga z'Imana, babona ibitangaza umuntu w'Imana ari gukora, bemera Imana, bemera izina rya Yesu Kristo. Bamaze kubyemera, na wa mukonikoni nawe aravuga ngo reka nanjye mbatizwe nk'uko n'abandi bose bari kubatizwa. Ijambo ry'Imana tubwira ngo intumwa zari zasigaye i Yerusalemu zumva yuko imirimo iri gukomereka i Samariya. Bumva ko i Samariya hakozwe imirimo n'ibitangaza. Nuko Petero na Yohana n'izindi ntumwa baramanuka bajyayo. Haleluya. Baramanuka bajyayo ngo reka tuye kureba. Bagezeyo basanga abantu bamaze kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo, ariko ngo bari barabatizwe mu mazi menshi gusa, bari batarabatizwa mu Mwuka Wera. Bari batarabatizwa mu Mwuka Wera, nta mbaraga za Mwuka Wera bari bagahabwa. Ngo Petero na Yohana bahageze, haleluya, n'abavuga ubutumwa bwiza. Bavuga ubutumwa bwiza, bamaze kuvuga ubutumwa bwiza, ngo nuko basengera abantu, babarambikaho ibiganza, bagiye kubona babona wuzuye imbaraga za Mwuka Wera.
buzuye imbaraga za Mwuka Wera. Bamaze kuzura imbaraga za Mwuka Wera, mwumve wa muntu witwa Simoni w'umukonikoni, wa wundi nawe wabatijwe mu bandi bose, ngo abonye yuko barambitswe ibiganza by'intumwa bahabwa Umwuka Wera, azizanira ifeza, aza ngo nawe ahabwa izo mbaraga zo kujya arambika ibiganza ku bantu ngo buzure Umwuka Wera. Uyu muntu rero nubwo yari yarabatijwe, nubwo yari yaramaze nk'abandi bose akihana, haleluya, yari ataramenya neza imbaraga z'Imana. Ntabwo yari yakamenya yuko iby'Imana bitangirwa ubuntu. Yari akiri muri wa mwuka w'ubukonikoni, yari akiri wa mwuka wo kutamenya. Aravuga ngo reka njyanire Petero na Yohana aya izi feza, hanyuma bame iziriya mbaraga, bame kuri ziriya mbaraga, nanjye ndambikaho ibiganza abantu buzure Umwuka Wera. Nkuko yari afite imbaraga yavanye ku bakonikoni, nkuko yari afite imbaraga zavuye kuri Sekibi, ariko zitabashaga guhesha abantu Umwuka Wera, aravuga ngo abantu wenda mbahaye ifeza, byashoboka yuko bampa kuri izi mbaraga, nanjye nkajya nambika abantu ibiganza bagakira. Ariko Petero aramubwira ati, pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana ibonerwa ifeza. Nta mugabane haba n'urutare ufite muri byo, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Haleluya. Icyo nkundira Mwuka Wera. Mwuka Wera uri muri Petero, aramurondora. Nubwo aramaranye igihe kirekire n'abandi bantu bari barabatijwe, ndetse na Filipo wavugaga ubutumwa bwiza i Samariya, ariko yari atarahinduka. Imana itugire neza cyane. Dufite abantu benshi tubana mu itorero, dufite abantu benshi tubana mu itorero batigeze bahinduka. Dufite abantu benshi bakiriye Umwami n'Umukiza, ariko atigeze abahindura. Baracyari babandi bitirirwa izina ry'Imana, bitirirwa izina ry'Imana. Bari kumwe n'abandi baravuga ngo bariya n'abarokore, bariya abantu n'abarokore basengera mu itorero runaka, ariko noneho rero ugasanga umutima we uracyameze nk'ibuye, ntabwo wigeze uhinduka. Uyu mutima wa Simoni wari utari wahinduka na gatoya, ntabwo wari warigeze uhinduka na gatoya. Niko Petero yabibonye. Petero avuga ngo pfana ifeza yawe, ngo wibwira yuko ahari iby'Imana bigurwa ifeza. Wamenyereye nabi, wamenyereye ko baguha ifeza, wamenyereye gutanga ifeza, ariko iby'Imana byo ntabwo bigurwa ifeza. Ariko ku murongo wa 24 aravuga ngo Simoni aramusubiza ati, munsabire Umwami kugira ngo hatagira ikintu kimbaho mu byo muvuze. Nawe amaze guhamya no kubwira abantu ijambo ry'Umwami, basubira i Yerusalemu babwiriza ubutumwa bwiza mu itorero byinshi by'Abasamariya. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru yari kumwe n'intumwa. Ntabwo bigeze bashigikira ikibi, ntabwo bigeze bemerera yuko ikibi kinjira mu itorero. Ahari iyo badahagarana n'Imana ngo bahagarare mu mbaraga za Mwuka Wera, bari kwemera uyu muntu akabaha ziriya feza, ariko imbaraga bari bafite ntabwo zatumye babikora. Imana ishimwe cyane. Icyama tukagira abakozi b'Imana bameze nk'aba ngaba, bahamya ukuri kw'Imana, bahamya neza iby'Umwuka w'Imana, bahamya neza iby'Umwuka w'Imana n'iby'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ntabwo zigurwa amafaranga. Imbaraga z'Imana ntabwo zigurwa amafaranga. Imbaraga z'Imana zihabwa umuntu Imana yashatse kuziha. Imbaraga z'Imana zitangwa kubw'ubuntu bw'Imana, kandi zigahabwa umuntu ufite umutima uboneye, umuntu ufite umutima wihaniye. Imana ishimwe cyane. Imbaraga z'Imana zijya ku bantu Imana yateguye kuziha. Imana itugire neza cyane. Ntabwo bishoboka yuko umuntu azitangaho ifeza, ntabwo bibaho. Abantu ntibazibeshye ngo ahari ngo ntanze amafaranga nakuzura imbaraga za Mwuka Wera, nakora imirimo n'ibitangaza. Oya, oya. Imana ibitanga uko ishaka, ikabitangira igihe cyayo, ikabiha abo ishaka, ikabigabira umuntu Imana yabonye ko azabikoresha. Kandi n'abikoresha nabi nk'uko bidakwiriye bazahabwa ibihano, bazahabwa ibihano bibakwiriye.
bazahabwa ibihano. Bashobora kubihabwa bakiri muri iyi si, bashobora guhura n'ikibazo gikomeye, bashobora guhabwa ibihano bikomeye bakiri muri iyi si. Nubwo kandi batabihambwa, byanze bikunze bazabona igihano gikomeye cyo kuzahomba ubugingo buhoraho. Kandi iyo dukorera Imana, nicyo cya mbere tuba twumva Imana yaduha, nuko twazabona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe rero kuko yandikishije ijambo ryayo kugira ngo tugire icyo tumenya, dusobanukirwa kandi tumenye byinshi. Muri iki gice cya 8 twumvishe byinshi Umwuka w'Imana atubwiye cyangwa se dusobanukiwe, nuko mu by'ukuri abantu b'Imana bakwiriye gukoresha impano bahawe, kandi bakamenya yuko abantu bazihawe ku buntu. Nta muntu n'umwe wazigura ifeza. Imana ishimwe, nta muntu wazigura ifeza, ahubwo ni impano zahawe kugira ngo abantu bazikoreshe mu murimo w'Imana, kandi bazikoreshe ku nyungu y'itorero no ku nyungu y'Imana bwite. Imana ishimwe rero, tugire neza kugira ngo ibyo twiga byose bibashe kutugira umumaro, kandi dufashe muri byose. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bifurije kugira icyumweru cyiza cy'umunezero, kandi mugwize imbaraga za Mwuka Wera ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana, turagushimiye, tugushimiye umurimo wawe mwiza uri gukora muri twebwe. Tugushimiye igitondo cy'umugisha uduhaye cyiza cy'amahoro, cyuzuye imbaraga n'umunezero, kandi cyuzuye ibyishimo. Abantu bawe Nyagasani Mana, reka bahabwe umugisha nawe, kandi gukiranuka kwawe Mana n'ubuntu bwawe bikomeze kuba kuri twebwe Data. Utwishimire, tureba n'amaso y'imbabazi, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.